Odiyo ya 10 yerekwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani muri Norvege n'ibisobanuro ku byahanuwe. Imana ifitiye impamvu itumye iteza iyi ntambara ya gatatu y'isi mu gihe cya vuba, kandi ikazakoreshwamo ibirwanisho kirimbuzi byitwa bomba atomika hariya izabera mu Buraya na Canada na Amerika na Australia ndetse na biriya bihugu bikize cyane kapitaliste byo muri Aziya yo mu majyepfo. Erega no buriya no Buyapani buri kuvugwa na Korea y'Amajyepfo na Taiwan. Iri yerekwa ryatanzwe n'Imana mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani muri Norvege ku mukristokazi w'imyaka 90 isaga. Haravugwamo ko asigaye agahe gato cyane ngo Yesu aze gutwara abe bamukunda bitwa umugeni we, kandi ko ku isi mu bihugu byose hazaba harangwamo ibyaha bibi cyane byarahindutse umuco mwiza mu bantu, ndetse byaremejwe n'amategeko ya leta za leta. Uyu muhanuzi ati ibi byaha bibi cyane Bibiliya ibyita ibizira, nibyo mpamvu yo kurakara kw'Imana ikiyemeza intego yo guhana isi, no kuvuga guteza intambara ya gatatu y'isi mbi y'isi no guterwamo ari amabomba atomika aho iyo ntambara izabera. Twongere tuganire ku ibyo byaha bibi uko umuhanuzi yabyeretswe. Ndarondora muri audio zikurikira iyi ngiyi ibyo bizira uko bivugwa muri Bibiliya, uko byigeze gukorwa n'abantu babi ba kera, Imana ikabarimbura. Mbere yo kugaruka k'umwami Yesu gutwara umugeni we mu bihugu bikize cyane byitwa kapitaliste, abantu bazabaho ku mugaragaro mu busambanyi bukabije. Abashakanye bazahemukirana cyane, hazabaho ubusambanyi mu bakuze no mu rubyiruko. Abagabo bazakora imibonano mpuzabitsina ku bandi bagabo, no kuryamana bihuje ibitsina n'ubutinganyi bw'abagabo byitwa homosexualité des hommes, male homosexuality. N'abagore bazakora imibonano mpuzabitsina ku bandi bagore, ubwo n'ubutinganyi bw'abagore byitwa homosexualité des femmes, female homosexuality. ngo n'aba lesbienne niko bavuga. Abalewi, Bibiliya dusome muri Bibiliya, Abalewi igice cya 18 umurongo wa 23 uvuga ngo iki? Nta mugabo Imana yemerera kuryamana n'inyamaswa. Ni kimwe no ku bagore, nta mugore wemerewe n'Imana kuryamana n'inyamaswa. Iyi mibonano mpuzabitsina yitwa ikizira imbere y'Uwiteka. Niko Imana ivuga. Ni cyaha kibi cyane kirakaza Imana ikagira umujinya, ndetse abantu bazakora imibonano mpuzabitsina n'inyamaswa n'amatungo. Abalewi igice cya 18 uhereye kuri 21 umurongo wa 21 kugeza ku 30. Ubuhanuzi bwaravuze ngo iyi myitwarire, ubuhanuzi bwo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani muri Norvege bwaravuze ngo iyi myitwarire mibi cyane izafatwa nk'ubuzima busanzwe kandi bushyigikiwe n'amategeko ya za leta muri ibyo bihugu bikomeye bya gikirisitu. Banabikwirakwize mu isi, niko bimeze ubu ngubu. Kandi ngo amadini ya gikirisitu n'amatorero n'ingo ndetse n'imiryango benshi bazabyemera ko bikorwa gutyo. Ingaruka ni ukurakaza Imana cyane. Mbega ubu ngubu Imana ifite umujinya pe. Ni cyaha kibi cyane imbere yayo cyatumye irimbura isi yo mu gihe cya Nowa ndetse no mu gihe cya Loti. Byari bimeze gutyo, nyamara ntabwo Imana yabyihanganira igihe kirekire muri iki gihe. Nyamara ibihugu bikize cyane byitwa kapitaliste bya gikirisitu bahinduye icyo kizira imbere y'Imana umuco mwiza mu bantu, ndetse bawukwirakwiza mu bihugu bikennye byose. Turakomeza nzanasobanura ibirenze ibyo, muzagira ubwoba.